Shalom, tuguhaye ikaze ku isengesho ribohora official channel yawe. Wowe wakoze subscribe cyangwa se sabone, rero agaciro Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Nawe uje ari ubwa mbere, icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe cyangwa sabone, tukazajya tubana mu bihe byiza byo gusenga. Umuririmbyi araririmba ngo azasezera ku bihe byo gusenga yiyambuye umubiri upfa. Turi mu isi, ni ngombwa gusenga kuko niyo nzira imwe yonyine Imana yadushyiriyeho ibasha gucamo iturwanirira, idutabara. Niyo nzira, niyo muyoboro Imana yadushyiriyeho ducamo tuyigezaho ibibazo byacu byose. So ni ngombwa rero ko gusenga biba imibereho mu buzima bwa buri wese. Isengesho rero tuje gusenga ni isengesho rirwanya abanzi n'ababisha bawe. Ushobora kuba unkurikiranye ufite ababisha bawe mu kazi bakwanga nta mpamvu, bakurwanya bakwishyizemo nta mpamvu, muri famiye hari abakwanga nta mpamvu bakakurwanya, ndetse ukabibona muri quartier nuko hari abakurwanya, nawe ukabibona. Iri sengesho rije rigambiriye wowe, ritagetinga wowe, kugira ngo rimeneshe abakurwanya n'ababisha bose bakuri imbere mu izina rya Yesu. Ni isengesho ridasanzwe tugiye gusenga. Niwizera, hari ababisha b'umuntu bagaragara n'abatagaragara. Iyo tuvuga ababisha b'umuntu bagaragara n'abatagaragara, ni abantu bambaye umubiri bashobora kukurwanya, ariko hari n'abandi biri gitwereka badafite inyama n'umubiri n'amaraso. Udafite inyama n'umubiri n'amaraso rero ashobora kwinjira iwawe uryamye nijoro, ashobora kuba ari iruhande rwawe, ashobora kuba ari mu kirere cyawe. Tuje kugira ngo yaba ari abafite umubiri bakurwanya cyangwa bidafite umubiri n'amaraso bikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Wambara imbaraga zo kwizera. Ijambo rivuga yuko kwizera mu ntwaro kuba mu ntwaro z'umwuka, ariko ijambo ridushimangirira yuko kwizera cyangwa Imana iduhamiriza yuko kwizera ariko konyine kubasha gusenya imyambi cyangwa se kuzimya imyambi ya wa mubi yaka umuriro. So jya muri mudu neza rero, ujye mu mwanya mwiza ukwiye, uve ahantu wabona uderanjwa. Niwajya mu cyumba cyawe nyine tugasenga, zirikana Yesu ko yavuze ngo yigisha uburyo bwo gusenga. Aravuga ngo nusenga wowe ujye ujya mu nzu yawe ukinga imiryango n'amadirishya. Iyo tuvuga imiryango n'amadirishya, ntabwo ari imiryango y'inzu gusa iyi ngiyi cyangwa amadirishya gusa. Ayo matwi yawe yaba umuryango cyangwa se akaba amadirishya. Igihe utayakinze ngo umenye uko ugomba kwinjira mu mwuka ngo usenge, isengesho risenyewe mu mwuka gusa, iryo ni ryo rigira icyo rimara. Njye nawe rero tugiye gusenga nk'uko ijambo rivuga yuko amasengesho y'umunyabyaha ari ikizira ku Uwiteka, ariko ay'umukiranutsi amunezeza. Ni ngombwa yuko usenga wese aba agomba kubanza guca bugufi, agahamagara amaraso Yesu Kristo akamweza, ukisukura wisukurishije amaraso Yesu Kristo. Nkuko mubizi umubiri utajya ubura umwanda, niko n'ubuzima bw'umwuka byanga bikunda kenshi na kenshi tuba twanduye. Mbere y'ibindi byose rero, mbere yo kwinjira mu mwanya mwiza wo gusenga, tuba tugomba guhera mu isengesho rifasha kweza umutima wawe n'ubugingo bwawe, rifasha kugira ngo wemererwe kwinjira mu cyumba cyahera hahera nta nenge nta mugayo. Rero aho uri, ca bugufi uvuga uti: Mwami Yesu Kristo, nciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye. Ndi umunyabyaha mu byo mvuga, ndi umunyabyaha mu byo nkora, ndi umunyabyaha mu byo ntekereza, ndi umunyabyaha mu byo ngambirira, ndetse umubiri wanjye waguriwe gutwarwa n'imbaraga z'ibyaha. Aya masaha nsabye amaraso ya Yesu kuhagira ubugingo bwanjye, kuboneza umwuka wanjye, kweza umutima n'ubwenge,
amaso n'amatwi n'ururimi. Yesu Kristo, ninjiye mu kidendezi cy'amaraso yawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo, nsabye kugira ngo unyeze mbonere urubanza n'ibirego by'ibyaha bisibangane ku buzima bwanjye. Mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo yongere gusibanganya ibyaha ndegwa. Mu izina rya Yesu Kristo, ibyo Satani yandega, by'abana b'abantu bandega, by'ikuzimu yandega, mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo bisibe, amaraso ya Yesu Kristo bikureho. Urakoze Mwami, nizeye kumbabariye ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye. Mu izina rya Yesu Kristo, ngaho nyemerera ucimbabarira Mwami Yesu, urubanza rundiho rumveho, ibirego bisibwe. Mu izina rya Yesu Kristo, ngire kwemerwa imbere y'Imana, ngire kwemerwa imbere y'Uwiteka. Urakoze Mwami. Ijambo rivuga yuko iyo twaturira kiranukira kutweza no kudutunganya. Mwami, natuye intege nke zanjye zose, nsabye kugira ngo hari intege nke hasuka imbaraga zawe, hasuka umwuka wawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, amen. Niba dusenganye isengesho rya mbere, Imana irakwejeje, Imana iragutunganyije, nta rubanza rukuriho, nta birego bikuriho. Igisigaye tugiye kujya mu cyumba cy'umwuka cyangwa se mu kibuga cy'intambara. Jye nawe tugiye kujya mu mwuka, twinjire mu mwuka kugira ngo Imana Data twese imeneshe abo babisha bawe bakuzengurutse, bakurwanya, abo barozi, abo bakutongera, abo bakuvuma, abo bagutega iminsi, abo bavuga ko ntacyo uzimarira, ntacyo uzigezaho, ndetse basa nkaho bari guseribura, babona yuko ibyo bifuje ku buzima bwawe byabaye. Uyu munsi tugiye gukora isengesho, Imana igiye kugutabara. Banzi bawe bakurwe n'isoni, kandi abanzi bawe bamware. Ijambo rirambwira ngo mu gice cya 9 cya Esiteri, ngo abanzi b'Abayuda biri buke biteguye kubagiraho ububasha, ngo ibintu birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibintu bihinduke. Umurozi wari ugufiteho ububasha, ibintu bihinduka, umugiraho ububasha mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese wagupingaga, wagusuzuguraga, ibintu bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Umugireho ububasha, yongere kukubaha mu mbaraga y'amaraso ya Yesu Kristo. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Tegura umutima wawe n'akanwa kawe, tegure n'ubwenge bwawe, bihuze b'ikintu kimwe. Tugiye gusenga Imana Data wa twese kugira ngo abo babisha bawe, abo bakurwanya ku manywa na nijoro, abarwanyije promotion yawe, abarwanyije amahirwe yawe, abarwanyije iterambere ryawe, abarwanyije relationship yawe, wari ufite umufiance, wari ufite umuntu mukundana, cyangwa wari ufite umugore, cyangwa wari ufite umugabo, ariko Satani yinjirira relationship yawe arayisenya aciye mu bantu. Tugiye gukora isengesho kugira ngo buri muntu wese winjira mu buzima bwawe, kurwanya ubuzima bwawe, urwanya intambwe zawe, urwanya buri kintu cyose ushaka gukora. Ndavuga udafite umubiri n'amaraso. Paulo mu Befeso yavuze ko tudacirana n'ibifite umubiri n'amaraso, ahubwo ducirana n'imyuka y'abatware, imyuka y'abategeka y'isi y'umwijima, ndetse n'imyuka mbi hano mu ijuru. Aratubwira ngo nuko mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi. Uyu munsi ni umunsi w'intsinzi ku buzima bwawe. Uyu munsi ni umunsi ugiye kubona ibikomeye nuramuka uzamuye kwizera kwawe. Icyo usabwa ni ukuzamura kwizera kwawe, ukumva yuko bishoboka, kumva yuko umwanzi wagomba kugwa munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu. Reka rero dusenge kano kanya, niba wamaze kujya mu mwanya mwiza wo gusenga, aho tugiye kujya mu isi y'umwuka, hanyuma tukarwana intambara y'umwuka, aho tuyivuna abanzi bacu cyangwa se tumenesha abanzi bacu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, izina twagukirizwamo, Yosuwa 23:10 haravuga ngo ahubwo umwe muri mwe azirukana abantu 1000, kuko Uwiteka Imana yanyu izabarwanira nk'uko yabibabwiye. Mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, Mwami, uzi abaturwanya, abaduhiga ku manywa na nijoro, abarwanya amahirwe yacu, abarwanya iterambere ryacu, abarwanya imigisha yacu, abarwanya impano zacu, abatifuza ko tuzanzamuka, abatifuza yuko twunamuka. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndatura ngo aho baherereye hose mu buryo bw'umwuka,
mu ruhande rwanjye rw'iburyo, mu ruhande rwanjye rw'ibumoso, imbere cyangwa inyuma, mu izina rya Yesu Kristo ndabatatanya, ndabamenesha mu izina rya Yesu Kristo, kuko handitswe yuko umwe wo muri twebwe azirukana bane igihumbi, kuko Uwiteka Imana yanjye izandwanirira nk'uko yambwiye. Ndatura kugira ngo byandwanyaga byose binteza krize, nteza ibibazo, nteza intambara, mu izina rya Yesu Kristo, muri w'Imana bitwike, bikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo, watsinze urupfu n'ikuzimu aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko abantu igihumbi bazagwa iruhande rwanjye, bantu inzovu bakagwa iburyo bwanjye, ariko ntibizangiraho, nzabirebesha amaso yanjye. Haleluya! Mbone ibyo abanyabyaha benyifuriza bibageraho, izina rya Yesu Kristo sumba amazina yose. Handitse yuko mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka ari we nagize ubuhungiro bwanjye. Uwiteka katika jina la Yesu, Mana isumba byose, nakugize ubuturo katika jina Yesu. Handitse yuko nta kibi kizangiraho kandi nta cyago kizegera ihema ryanjye, izina rya Yesu Kristo. Ibi binabonaga biza bisatira ubuzima bwanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Ubukene, inyatsi, indwara za karande nkubise hasi, izina rya Yesu Kristo. Nkubise hasi, izina rya Yesu Kristo. Nkubise hasi ababiteza, ababyohera, abantonjera, bagizi ba nabi, izina rya Yesu Kristo. Bangose batifuza kubona ameze neza, izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yahagurukije mu buzima bwanjye, mu buzima bwawe, ndakubita hasi, ndabatatanya, izina rya Yesu Kristo. Sumba amazina yose mu mbaraga z'Umwuka Wera. Gutegeka wa 2:11-23 handitse yuko Uwiteka azirukana amahanga ari imbere yanjye, mu izina rya Yesu Kristo. nkahindura amahanga yandushaga gukomera, mu izina rya Yesu Kristo. Ndahindura buri situation yose yari ikomeye imbere yanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, byari bikomeye ndatura ngo byorohe, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari bigoranye ndatura ngo bicemo neza kandi byorohe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya mibereho igoranye, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya mibereho y'umuruho, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya buri ngo yose Satani yashatse kunciraho, mu izina rya Yesu Kristo. Ndafata mpiri ababisha banjye, aribo banzi banjye banteze igico, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo igico banteze aribo bakigwamo barimbuke, mu izina rya Yesu Kristo. Sumba amazina yose Uwiteka muri mwanya, muri iyi saha, mu izina rya Yesu Kristo. Sumba amazina yose, endi ngabo nini n'intoya, uhagurukire kuntabara kandi ushingura icumu mu ntagara, wimire abangenza. Bwira umutima wanjye ati ni wowe gakiza kawe, izina rya Yesu Kristo. Bashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro, bajye inama yo kungira nabi, basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe. Ndatura ngo buhajye inama yo kunkenesha, abajye inama yo kumfungisha, abajye inama yo kumparabika, kumvuga nabi, izina rya Yesu Kristo. Abajye inama yo kungambanira, abajye inama, izina rya Yesu Kristo, yo kunteza ibibazo, ndakubita hasi, ndabatatanya, bahinduka ubusa, baterwe ipfunwe, basubizwe inyuma, izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo bana b'abantu bakorana n'ubwami bw'umwijima, abo Satani yinjiyemo, uhereye mu muryango wanjye, mu bavandimwe, mu nshuti, izina rya Yesu Kristo. Mu bantu babugufi bwanjye banyihishemo, bandwanya mu buryo bw'ibanga, bandwanya mu mitima yabo, izina rya Yesu Kristo. Mu kanwa bangaragariza amahoro, ariko mu mitima bandwanya, izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo mu mbaraga z'Umwuka bitekerezwa mu mitima yabo byo kunwanya, mbikubisa hasi, mu izina rya Yesu Kristo. Mbikubisa hasi, mu izina rya Yesu Kristo. Abaza mu kirere cyanjye bagashaka kunzimya, ndabazimya, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi abo bose, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari bihome, ibyari bisika, ibyari bikuta byubatswe n'ubwami bw'umwijima ku buzima bwanjye, ndabikubita hasi, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabikubita hasi, mu izina rya Yesu Kristo. Risumba amazina yose, kuko handitswe yuko Yesaya
41 murongo wa 11 n'uwa 12 ngo dore abandakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware abantunganya bazahinduka ubusa ndetse barimbuke mu izina rya Yesu Kristo. Abangisha impaka nzabashaka mbabure, kandi abandwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo mbaraga z'Umwuka Wera abandakariye bose bamware bakorwe n'isoni muri iyi saa. Abandakariye mu kazi kanjye, mu muhamagaro wanjye, abandakariye mu izina rya Yesu Kristo mu mibereho yanjye banduza ubusa mu izina rya Yesu Kristo bakorwe n'isoni, bamware mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, bahinduka ubusa ndetse katika Yesu barimbuke. Abangisha impaka mu iterambere ryanjye, abangisha impaka mu mahirwe yanjye, abangisha impaka muri relationship yanjye, bayinjirira bakayirwanya bagashaka kuyisenya, ndakubita hasi, ndabakubura, ndabatatanya izina rya Yesu Kristo, ndabirukana izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Buri mwuka wose winjiriye mibereho yanjye kawutobanga, ndakubita hasi. Mwuka w'umurozi, mwuka w'umukonikoni, mwuka wa Satani kwa jina la Yesu Kristo ndakubita hasi. Mwuka w'umwagenti w'imbaraga z'ikuzimu, sohoka muri relationship yanjye, sohoka mu mibereho yanjye izina rya Yesu Kristo. Tatanu gende rekura ekonomi yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Buri mbaraga yose yafashe ubukungu bwanjye, yafashe urujya n'uruza rw'amafaranga mu buzima bwanjye, itangira urujya n'uruza rw'amafaranga, ndakubita hasi. Murekure imiryango yanjye icinguke, muhunga imiryango yanjye icinguke. Mafaranga ze izina rya Yesu Kristo, mafaranga ze izina rya Yesu Kristo. Abantu b'umumaro, abantu b'agaciro, abo data wa twese wo mu ijuru yagennye ko bambera umugisha, ndabahamagara izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Abanteza ikibazo, abambera umuvumo, ababa intandaro yo kugwa kwanjye, yo gusenyuka kwanjye, yo guhura n'ibibazo, ndabakubura izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mpamagaye buri muntu wese w'agaciro kuri destination yanjye izina rya Yesu Kristo. Nirukanye umuntu wese utari w'agaciro wandwanya, wanyerereza kwinjira mu masezerano, ndamukubura izina rya Yesu Kristo. Buri mbaraga yose y'ikuzimu ya Satani ikorera mu muntu kwa jina Yesu wabugufi bwanjye, ndakubura umuntu izina rya Yesu Kristo, ndakubura umuntu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera isi y'umwuka yo mu ruhande rwanjye, ibya bihari ntarebesha amaso, ntabona binsatira, binyegera, nkubise hasi kwa jina la Yesu Kristo, nkubise hasi katika Yesu, nkubise hasi abantu mu mwuka bandwanya, abo Satani yangabyeho nk'igitero katika Yesu, abo yahagurukije mu buzima bwanjye kumbuza amahoro, kumbuza umutekano mu izina rya Yesu Kristo, kunkerereza kugira ngo ntinde kugira amasezerano y'Imana, ntinde kugera mu bisubizo, ndakubura mu izina rya Yesu Kristo, ndakubura mu izina rya Yesu Kristo. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagira igisuzuguriro, abagira inama yo kungira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe mu izina rya Yesu Kristo. Babe nk'umurama tumurwa n'umuyaga katika Yesu, babe nk'umurama tumurwa n'umuyaga, kandi mariko witeka abirukane. Ndatura ngo marayika amanuke avuye mu ijuru yirukane buri muntu wese uri mu kirere cyanjye, uri iburyo bwanjye, uri ibumoso bwanjye, uri mu isi y'umwuka, uri imbere yanjye, ubuze ibisubizo kongeraho kujye mu izina rya Yesu Kristo. Marayika mwirukane, marayika mumeneshe mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima abe umuntu, abe nk'umurama tumurwa n'umuyaga mu izina rya Yesu Kristo. Inzira y'uyu muntu iri mu mwijima n'ubunyerere, kandi marayika witeka amugenze. Ndatura ngo inzira y'umurozi anyuramo aza kundwanya, aza kunyataka, iri ubunyereze mu izina rya Yesu Kristo. Marayika witeka amwirukane kandi amugenze mu izina rya Yesu Kristo. Watsinze upfu n'ikuzimu, kuko bategeye ikigoyi kubushya badafite impamvu, kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye ubushya mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo kurimbuka gutungura abazimu, gutungura abadayimoni katika Yesu. Kigoyi bateze haribo bakigwamo, abanzi banjye kigoyi banteze, mitego banteze hari bishubukana, haribo bayigwamo mu izina rya Yesu Kristo, haribo bayigwamo mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka barimbuke abo bose, nibwo nzashimira agakiza ku Uwiteka, havuga nti Uwiteka uri imbaraga zanjye, uri kubaho kwanjye mu izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Somba amazina yose urakoze Mwami, kuko handitswe yuko Uwiteka ukubita ababisha bawe ukabasubiza inyuma, ukabakoza isoni zidashira. Zaburi 78 murongo wa 63. Reka kano kanya abarabisha banjye basubizwe inyuma
Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo bakorwe n'isoni zidashira. Abibwiraga ko ntacyo nzimarira, abibwiraga ko ntacyo nzigerazaho, katika jina Yesu Kristo abaneguriraga mwami w'abami mu rwongorerano bavuga bati Imana yasenga yamugejeje kuce izina rya Yesu Kristo ndatura ngo bose bamwari bakorwe n'isoni katika jina Yesu, babona ukuboko kw'Imana guhindura ibintu, babona imbaraga z'Imana zihindura ibintu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Umwuka Wera. Ndatura rero wowe turi kumwe, Imana nyir'ijuru n'isi ihindura ubuzima bwawe. Ndagusengera kano kanya wowe wa mugabo we, wowe wa musore we, Imana Data twese ihindura ibintu ibyari biri imbere yawe bikurwanya, biguhinyuza, bikubitwa hasi izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo buri mwuka wose wakurushaga amaboko, buri mwuka wose wagutsikamiraga, utsikamiye imibereho yawe, utsikamiye umubiri wawe, yewe wa mwuka we utsikamiye umubiri w'umuntu, va kwa jina Yesu, va muri uyu mubiri, sohoka muri uyu mubiri. Ushobora kumurwanya uri mu mubiri we, ndagutegeka sohoka mu mubiri we izina rya Yesu Kristo. Bahubwire inshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ushobora kurwanywa n'abanzi bawe badafite umubiri n'amaraso, ariko bari muri ayo maraso yawe, bari muri uwo mubiri wawe. Ndagira ngo rero sasa uhindukize isengesho, ukubite buri kimwe cyose kiri mu mubiri wawe gisohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rivuga yuko igiti kitatewe na Data kizaranduka. Niyo mpamvu rero buri kintu cyose Satani yateye mu mubiri wawe kigomba kuranduka, ibyabarozi bateye mu mubiri wawe bigomba kuranduka. Kano kanya ndi muranyumva, ariko intambara yawe itari hanze yawe ahubwo iri mu mubiri wawe. Iyo ntambara iri mu mubiri wawe rero ibyo bitero wagabweho abo babisha bawe n'abanzi bawe binjiranye umubiri wawe. Ndagira nkubwire ngo umubiri wawe ugereranya n'inzu, nk'uko ubona inzu iba ari inzu nyine ibamwe ibintu byinshi, niko n'umubiri w'umuntu ubamwe ibintu byinshi. Uko ushobora kwinjira mu nzu ukabona hari udusimba twinjiye mu nzu utaduhamagaye, udukoko, umubu n'ibindi, uko niko umubiri w'umuntu winjirwamo n'imyuka mibi, umuntu ntamenye ko imyuka yamwinjiyemo. Ariko aka kanya ngiye gusengana nawe, aka kanya wije imyuka yose iri mu mubiri wawe, abanzi bose bihishe mu mubiri wawe, za malaria, za diabete, za kanseri, imivuduko n'ibindi bibyimba byo mu nda, byose n'abanzi bawe binjiriye mu mubiri wawe bihinduka umwuka. Ndatura mu izina rya Yesu Kristo iyo myuka iri mu mubiri wawe irwanya umubiri wawe, ndayisukaho umuriro w'Imana, ndayitwika mu izina rya Yesu Kristo, ndayitwika mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko mu mbaraga z'Umwuka Wera ngo Uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'inyundo imenagura amabuye cyangwa se umuriro ukongora izina rya Yesu Kristo? Kuko ijambo ry'Imana hari rizima, rifite ubugi usumba bw'izindi nkota zose, ritera rigahinguranya mwuka n'ubugingo, musokoro n'igufwa, rikabangucira kugenzura iby'umutima w'umuntu ubwira izina rya Yesu Kristo. Ndarekura umuriro w'Imana, ndarekura umuriro w'Imana, ndohereza umuriro w'Imana mu maraso yawe, mu nyama z'umubiri wawe izina rya Yesu Kristo. Mu ruhande rwawe rw'ibumoso, mu ruhande rwawe rw'iburyo, iburyo n'ibumoso, ibikurimo byose birwanya wowe byicaye mu mubiri wawe bice bikongoke, bisakuze bikuvemo izina rya Yesu Kristo. Ndategeka kugira ngo buri sida yari kurimo igusohokemo izina rya Yesu Kristo. Ndategeka ngo indwara zikurimo zikuvemo izina rya Yesu Kristo. Ndategeka kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera, imyuka mibi, gutera diabete, tera diabete, sohoke muri wowe izina rya Yesu Kristo, sohoke muri wowe izina rya Yesu Kristo. Mu dogiteri uri hejuru y'abandi badogiteri, Yesu Kristo izina dukirizwamo, ntegetse kugira ngo buri kimwe cyose cyari kiri mu mubiri wawe, ari diabete, ari kanseri, ari uburwayi bwo mu nda, ari ubwo mu gifu, ari impyiko, ari umwijima, ari ibihaha, ari ubuhumekero, ari amatwi, ari amaso izina rya Yesu Kristo, ari umugongo cyangwa umutwe uruhande rumwe, ndategeka kugira ngo ibyo bikore kure izina rya Yesu Kristo. Ndategeka kugira ngo ibyo bikore kure izina rya Yesu Kristo. Ijambo rivuga yuko katika jinsu nta ntwaro bacuriye ko turwanya zagira icyo dutwara. Yesaya 5:14 ndatura ngo buri ntwaro yose yari yacuzwe n'ubwami bw'umwijima ngo bayikurwanyishe, ndavunagura malaria, ndavunagura diabete, ndavunagura kanseri izina rya Yesu Kristo. Ndirukana buri ndwara yose yari gutotezaga, ndirukana uburwayi bwose bwari bukuremereye, bukuveho mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, bukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Twaje gukirizwamo. Urakoze Uwiteka, nuhabwe icyubahiro, nushyirwe hejuru. Ijambo rirambwira ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abizera, ngibi tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Tuzavuga indimi nshya katika jina Yesu, tuzafata inzoka
kandi ntacyo zadutwara. Nitugira icyo turya kita ntacyo cyazitwara. Izina rya Yesu Kristo sumba amazina yose. Niyo mpamvu kano kanya mpagaze muri ijambo ndategeka kugira ngo bwoko bwose bw'abadayimoni yaba ari amajini yaba ari imizimu ndatura ngo mu izina rya Yesu imyuka ikuveho, abadayimoni bakuveho, izo mbaraga ziguhunge mu izina rya Yesu Kristo sumba amazina yose. Urakoze Mwami, guhaye amashimwe, guhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, ko ijambo ryawe rivuga yuko ukubita ababisha bacu ukabasubiza inyuma, ukabakoza isoni zidashira. Buri mubisha wanjye wese uzwi n'utazwi korwa n'isoni zidashira, cyo cyanditswe gisohore ku mubisha wanjye, cyo cyanditswe gisohore ku mwami w'abami, ku mubisha wanjye. Kandi mu izina rya Yesu Kristo, Yesaya mu izina rya Yesu Kristo murongo wa 41 mu izina rya Yesu Kristo n'uwa 11 hakavuga yuko bandakariye bose bagomba gukorwa n'isoni katika giso, abantunganya bagomba guhinduka ubusa, ndetse n'abakarimbuka rwose banyisha impaka ntibasha katika izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndatura ngo buri maka zose nagishwa n'abazimu, nagishwa n'abana b'umwijima, nze kubisa hasi buri mpaka z'abazigambirije kunterereza kumbuza muri kwinjira muri destination yanjye, nze kubisa hasi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, guhaye amashimwe, guhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka nkurikiranye mu mubiri wawe wumvaga hari ibintu byagendaga mu nda katika jina Yesu, ndabitegetse gusohokamo. Fata kuri icyo kiganza cyawe, fata bambe kuri iyo nda yawe yo hasi cyangwa se hejuru mukondo, nirukana ibyo bintu biri mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ciye mu kuboko k'uyu muntu tegetse imyuka yose yari iri mu nda ye, sohoka mu izina rya Yesu, sohoka mu izina rya Yesu, sohoka. Ndategeka ngo iyi habwa ubuzima, iyi habwa amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Wewe wari urwaye mu bihaha, fata ku gatuza kawe, tegeka ibyo bihaha bihambuke mu izina rya Yesu. Ndategeka ngo ibyo bihaha bihambuke mu izina rya Yesu, bihambuke byakira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Sumba amazina yose, acira kubohoka, acira gukira. Undi ushobora kunkurikiranye uribwa umutwe udakira, fata kuri uwo mutwe, niba ari uruhande rumwe, niba ari urw'ibumoso cyangwa urw'iburyo, ufateho mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka izi ndwara y'uburwayi bw'umutwe kuva muri uyu muntu, kurekura uno muntu mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe uhabwa ubuzima, umutwe uhabwe kubaho kwa izina rya Yesu Kristo. Kandi dayimoni yamutezaga kuribwa mu nda katika Yesu, undi kamuteza kuribwa mu mutwe, iyi midayimoni yose ishe, iyi myuka ikongoke mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yose. Urakoze Mwami, uri Imana yumva gusenga, uri Imana isubiza. Waravuze ngo dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomange tuzakingurirwa katika Yesu. Kandi waravuze ngo dusabe kugira ngo munezero wacu ube wuzuye. Reka Mwami abari bakurikiranye sengesho ribohora bahezagirwe, babone ukuboko kw'Imana, mpinduka zize mu buzima bwabo. Ndatura mu impinduka nziza zize ku buzima bwa buri muntu wese uboneka ku isengesho ribohora official mu izina rya Yesu Kristo. Fashe mirimo imyuka y'iminyantege nke, fashe mirimo imbaraga zibungagira kandi zizerera, nkubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye icyubahiro cy'Imana mu buzima bwawe, mpamagaye icyubahiro cy'Imana kiruruke mu buzima bwawe, gihindure buri situation yose yari mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Gihindure buri situation yose yari mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Situation uhagazemo niba ari yatumusenye urugo, ndatura ngo urugo rwawe rukomere mu izina rya Yesu, ntabwo rugisenyutse. Niba relationship yawe yarangiritse, ndatura ngo ngere isubirane ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana buri mwuka wose, buri mbaraga yose, buri muzimu wese, buri mudayimoni wose wagutotezaga. Handitse yuko abaguhata bose bazagaburirwa inyama zo ku mibiri yabo, bagasindishwa amaraso yabo bwite, bakamenya yuko Uwiteka uwo yacunguje amaraso yakamucunguza umwana w'Imana nzima ari we Yesu Kristo, ari nge nawe twacunguwe nawe. Ndakwatura ko kugira ngo Imana Data twese nkorera igukure mu maboko y'ibyarukurushaga imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, igukure mu maboko y'ubukene, igukure mu maboko y'amadeni, amadeni yakurushaga imbaraga. Ibintu birahindutse, urayishyuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zivanye ikibazo, zivanye igisubizo mu kibazo. Dufite Imana ivana igisubizo
mu bibazo izina rya Yesu Kristo ndakwatura kugira ngo muri icyo kibazo cyari wari uhagazemo kivemo igisubizo, utambuke wemye ubashe gushima Imana izina rya Yesu Kristo, utambuke wemye gushima Imana izina rya Yesu Kristo. Abazagukurikira n'abazakumenya ndatura ngo bakubone ibitangaza by'Imana, bakubone imirimo y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yose Mana urakoze kubw'imirimo myiza, urakoze kubw'ibitangaza by'uyu muntu umukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu wari umwami w'abami wabuze visa, ndatura ngo igitangaza kibaho kidasanzwe, marayika witeka mutanga imbere muheshe visa izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana nzima ndatura ngo wowe wumva wari ufite ubushomeri izina rya Yesu Kristo, mpamagaye umwuka wera akurangira hari akazi kandi agusige kwemerwa uhite utangira akazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera kugira ngo icyo wifuzaga cyose cyari cyaratangiriwe n'ababisha, cyari cyaratangiriwe n'abanzi bawe, kirabonetse kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, kirabonetse kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Yose urakoze mwami kutunguye abantu bawe kandi ukabagiriye neza. Amashimwe n'icyo kugarukire mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yose amen, amen, amen. Shalom, shalom. Wahitarakora subscribe ntugende utayikoze, ubundi ujye ugira kwizera cyane, ujye yakwamba maombi ni dawa. Ngaho isengesho dusenganye nawe nizere ko likubereye umuti, kuko isengesho yani maombi ni dawa. Umetibiwa kwa damu mwana kondoo, umetibiwa kupitia ombi hili. Watesi wako wote wameangushwa na maadui zako, ninaamuru waangushwe daima na wasiinuke kwako katika jina la Yesu hai mwana Mungu tukiomba tukiamini. Amen, amen. Mugubwe neza, mugira amahoro ya Kristo.